igitondo kiwe we Rene Rene gwino nyaruka mwanyu wara amasaha bite byawe so meze neza cyane harya wiyemeje neza kwimbura mukuru gute ufite imyaka ingahe 20 urumva ufite ubwenge buzima umuntu w'umusore nkawe ushize amaboko mu mufuka umenye ko nabihanga biri mu nkono imwe urimo nimva neza uruwanyuko nta bundi bwenge ugira wigize imbara mukoro ntuzi gukoropa no kwimesa nigo nicyo umukozi gakomesera imyenda ubu ni nkaho maziki so ndi kubaza urumva uzimara iki mu buzima bwawe abyeyi turabyara n'ukuri guhera mu cyumweru gitaha sinzonye kubona wicaye mu rugo njye mva mu rugo nsanga wagiye ujye ushaka ibyo gukora oya we ntabwo aba nkomukaho nzabazanye kuri mbana nacinye mu we ntabwo nabyara umwana meze gutya imana imva neza uyu munsi urakora iki uyu munsi wapanze gukora iki cyo kwari kujya kureba abashuti banjye biragufasha iki abo bashuti baragufasha iki mukanya n'iki message ngo papa ngwangura amayinite cyashoboka nta mafaranga nzongera guhereza n'isabune yo kumesera uzajya yigura banyumva neza kandi ushubwenge ku murongo umunsi ku musore banyumva neza yego kandi ngira mu kazi ariko ntware umwanya gusa ibyo bintu mubwiye ubishe mu mutwe ubyumve neza umwanya wa kikorgiwe usubo akagoryi we wabumubiki kantu kakifata nk'agacucu nagira ngo nta bwenge kagira ako se yene njye nawe dufite ko ibyo ngibyo byose mbigukorera ko ntari nakubwira nabyo nkora ikintu kikubabaza nkora ikintu zibaho ngaho se basi niba utanje kuzabwira ababyeyi babanyirukana wazagize ngenda kwirukanisha narakuzanye n'ubundi mvuye ahangaha nta kintu naba mu mbuto ugiye se njye nahomba iki cucu gusa iteka ryose uba umuza kunyeka umbwira nabi nk'uko wagira ngo ikintu mfa nawe njye nawe dufite yego ye gusa urarize urijijwe n'icyo ubaye iki kantu kakarimarima gusa igihe cyose warambwira nkakwihora ko ngenda kurambiwe pe urambiwe neza nushaka kubwira wanyu banyuka kuko mutanavuga ngende ndigendera wazagize kabagira iyo mujya mugendara uragiye cyorira gasubiza ihese urarizwa n'iki amarira yawe wagira ahe soni urandambiwe sinzave mu rugo na uhasigare nawe uratisha kari wanyu ariko nge nzagunga nigendera niba ufite iwanyu wazagiye niba ufite iwanyu wowe wazagiye rero uranyura ngo hano nyine ndi mu rugo nawe niba ufite iwanyu uzajyeyo
kameze bite sawa amakuru yawe madara Oui. naribajije ahantu umwana ndekura ubwenge buke kumi nawe bukuraho Habaye iki se? uyu muhungu uri kugutuka umukozi aramwishyura nimbura mukoro yirwanga ari mafuti nawe n'umugi inama by'ubuze ngashaka ikintu wakikora mu buzima muramurwa mufite ibyo mafuti gusa None se byagenze. ubundi ubona ubwenge bwa rw'umuhungu butangana Nyine byagenze bite? None se kuvuga nawe niyo muti ikibazo. no murambabaza iyo ngasanga abantu babifite imitwe ibiri bose ubwenge babunganya ubu nkamara iki umuhungu wawe Ako se basi wabanje ukanica. oya ntabyo nicaramo murakubaza wanyarutwe Ako se wituka umwana. murambabaza None se uri kuvuga nabi suzi ngo byagenze bite suzi icyapfuye n'icyakize uri kuvuga nabi gusa basi wana kwinjira ukanicara. Buretse gato wiriwe uyu munsi kuje undi mu mugongo wiriwe Ntabwo tuvanye mu kazi ariko cyangwa ubashatse kuvuga nabi. ubu byose si ubikora kuri nyoko Ariko se kubwira cyaceka wowe umutwe w'umwanambi hejuru y'amafuti yanyu navuye nkubwiye ngo iki ese basi wabanje cyaceka navuye nkubwiye ngo iki kubivuga nabi. wandekura navuye nkubwiye Basi se banza wumve icyo banapfuye. ashobora n'umukozi nkandi nyine Nyine aramwishyura banza unabyumva. wowe uramwishyura se Okay, none. wowe kiki se tukaba ngaho mbavuga n'umuhungu wanjye Ariko ibyo icyo nabashije kubona ni uko ubwenge bwawe ubu se umumara iki nk'umubyeyi none se ndamenya icyo bapfuye se wowe kumubwira nabi. umva musore wanjye ndakubaza navuye hano nkubwiye ngo iki nshaka wonge Ese wirukanye n'umwana mu rugo burya. mada ahangaha ni iwanjye nakubwiye ngangane iwanjye asange nde ntabwo uri sese ajye gushaka undi sese nkunze niho gukunguza umugore we ntabwo kunguza ariko ca bugufi twumvikane ntago amashagaga nkayo haraho yageze umuntu umukobwa ndamwishyura wa musore nkubwire neza nta burenganzira na buke ese wibaza kuba umwishyura ceceka aho ngaho buri umwishyura ukagenda wibwira yuko ibintu byose usanga ku murongo hasa wabisanga ku murongo tutamuvugishije wimvugiramo nizo ko numva watushije amashaga kandi rero nimwe mutuma abantu bikora mu ushaka no kurwana se nkomeje kubwira namwe nabanye kunganya ubwenge namwe reka nishakira amahoro mbahunge mwana isinira ariko ubwenge buke no bw'umuhungu wawe nyamara nawe n'umwana wawe ariko se mana ni gute mbabaza urukundo rwanjye koko Mutoni ndamukunda kandi mukunda cyane pe ariko nibaza impamvu mubona nkamubwira nabi namwumva nkamubwira nabi nanamutekereza nkumva mu mutwe wanjye hajemo amagambo mabi ndaremerewe pe ariko si buriya koko nk'iyo ndi kumubwira nabi aba ntekerezaho iki koko ahubwo se amfata gute ibi bintu ndimo ni amafuti pe aho kugira rero nkomeze mbabaza urukundo rwanjye kuko reka nzabimubwire abyange cyangwa se abyemere nabimubwiye ariko sinshaka kongera kubona Mutoni yababaye kubera njyewe
nubwo bitazanyorohera ariko ngomba kubikora. Bite se ko icara we mu rugezi ko nzukamuntu neza kana katse ko mu uri kunyiza ameze neza kwambara akazi keza si gusohokera mama yene na bagiye nje nsanga nakandi nigera wumva ngira he umura nta kintu uba amaye ubaye iki nkagere ngewe oya nutunde ko nkubanza sebite ngino buryamye hano base ngino ariko oya ngino guraye akose Porra. Papa! Bitte. Oye. Ari. mabuja ndagushimira cyane uburyo wamfashe wambereye umumama mwiza kuva wamenya ko ndi imfubyi byamfashe nk'umwana wawe Irene nta kintu nigize muburana warakoze cyane. Muto bite? Ni byiza. Habaye iki se? Aka gapapuro mukamereye Irene. Nyine habaye iki? Igihe cyageze ngo ngende. Ujye se nyine kuri imfubyi ugiye habaye iki? Wabuze iki muri uru rugo? Byagenze bite? Ndakubwiye nabi se ku buryo uhitamo kugenda. Nawe mwabuja ariko nyine ndagiye. Kandi umbwirire boss Imana izamuha umugisha ku byo yankoreye byose.
Irene bite? Si ni ibiki biri kubera mu rugo rwanjye? Irene ugiye? Ugiye he habaye iki? Ese ugize kuba utaraye mu rugo none ushatse no kugenda, ugiye he byagenze bite ubu? Ese kutari kumbwira byagenze bite Irene? Ushaka kumubwiza ukuri se? Mbwira nta kibazo. Ngiye ahantu ntazongera kubona papa mu maso. Nose habaye iki? Yo kugeza atese? Buretse nitabe Mutoni. Allo? Yego niwe. No, ntabwo bishoboka. Mama.